umuntu witwa The Ben Tiger B. Noneho ari umuniga wataye icyombo w'umuba. Kandi tujye twemera. Buriya iyo bavuze ngo twemere bwitabire bwinshi na security. Abonye ukuntu kwinjira bya nibisazi. Akuziko nari nzi ko ngo ndamaji tuvugisha ukuri ivuga nti ntago bakuyo. Narababwiye ngo Ben ni inkingi idasunikika. Nurukuta rukaze. None se wakuzi kwicara muri VIP utari VIP. Ese niba ibyo ngibyo ni ibintu. Mama waze kugura amatike ya VIP. Se kuki twanyuze hasi tutanyuze hejuru. Ahubwo ikintu cya danje nakwepye green. The Ben wenda yabonye abafana be nk'ukuntu yabyifuzaga. Nategereje ko arira. Mungu ni igitsire. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Amen. Narabibabwiye ndabasobanurira mbabwira ko ibiganiro byacu ari akagaruka kuri Kigali News Channel. Ubu rero ndi kumwe n'umuntu witwa icyamamare ngewe nkunda cyitwa Isam. Isam umeze bite? Ni fresh. So tuba twibeye hano mu biganiro gusanze muri studio. Indirimbo uri gukora yitwa nguki? Ufise nahita nangaza izina gakanya da. Baryiba. Nago baryiba ariko ubumenya gaseke. Ariko ikintu nabonye nuko buri munsi usohora indirimbo ba. Buri kwezi njye nsohora indirimbo nibyo hamenye. Uyu mwaka buri kwezi nsohora indirimbo. No kuvuga ngo nuza yawe yitwa channel yitwa ni Isam. Mu byo kuri Isam kuri bakande subscribe. Bakande sub, batange na comment n'ukuntu bari kubibona. Bananyandikire kuri za Instagram nkoresha Isam Gihumyo. Cyakoze amana. No TikTok hose. Happy birthday to you. Thank you. Yagize isabukuru umuhungu wanjye Isam. Ariko iyo sabukuru nagiza gutyo. Amajitiye tureka ibyo bintu. Telefone yanjye yazimye. Yazimye hano ari umuriro. Shaka kuvuga ngo igihugu nta muriro urimo. Tuvugishwe. Urimo ariko oya nago ubundi nago wifuriza umuntu isabukuru gutya. Ubwira ati dore nimero ngiyi. Itafari shizeho niri. Yiga amaji turabisubira. Ndaje hari ndagutuma. Nakuza hariya. B1 G. Na hano hirya ari. Mere neza. Daribi. Yego. Kakomeje. Byagendaga ariko. Yari fresh kabisa ni good. Studio station nari nyikumbuye. Nabonye uri kumwe n'aba producer akumana ukoresha aba producer barenze umwe. Ariko urabizi ko uyu muziki yabisaba kugira ngo uzane impinduka ntabwo akora n'umuntu umwe. Byakunda ko ari umuntu umwe ariko ngiye nkunda. Aba saxophone nababonye abari abakora mixing niba ari mixing mastering nababonye abakora beat iki niki man kude chapeau kabisa. Urabizi neza ko ari ibintu ariko rero babinzanyeho. Ariko no yari byari bikurimo. Oya nago byari bindimo. Ubwo wabimbonyemo. Nabigupushinga. Utuvuga ati none reka ngupushingemo ikintu utazi igihe kizaviramo ikintu cyanyacyo. Ariko ubu ngubu nibwo navuga ko umuziki cyane. Muri iyi minsi turimo abahanzi bari kubikora cyane kandi ndakuzi ntumbeshye. Nago nakubeshye. Abantu bari kubikora cyane uri kubona ari bande. Mu njyana izarizo zose. Nagaro kuvuga ngo batagira ngo ndabanga ngiki niki. Abantu bari kubikora. Umuntu uri kubigukorera bass gute. Kuririmba nyine ukumva indirimbo yagukomye. Yankomye. Nyine yagukoreye igihangano kumva nawe wageze. Abahanzi barahari abahanzi beza kandi kuruta bo muziki wa mbere. Nakunze kumva ubu ngo abahanzi bari benshi kandi bakora ibintu byiza. Ntago na mentioning ngo n'uyu ariko abahanzi barahari. Uri kwanga kwiteranya. Oya nakwiteranya kurimo. Ngira indirimbo uri gukunda muri iyi minsi. Kuri playlist yawe itagiva. Umuziki nyarwanda ubu ngundi kuwukunda cyane. Oya indirimbo imwe. Oya sinavuga ngo gutya nago ubundi ngiye nkunda kumva indirimbo kuruta uko nahita menya umuhanzi. Ubundi nkunda kumva indirimbo. Nkiyihe?
so nakitangwe ni nyinshi amaji imwe uri kumvuna ntago ndi kukuvuna bro ni nyinshi hoya imwe sha bungu ntago nahita nkubwira ni ibyo rizina n'uburyarya none se kutavuga tuvuge hari ukuntu ujya nko kuryama ukaba ufite kuri playlist yawe iyi ndirimbo ntiri buburemo indirimbo ntago nyagiye kuryama numva nshiramo indirimbo njya ahubwo se uraryama oya kuryama ubwo nyine ndaryama ko umuntu wabashijwe no kuryama ariko kenshi ibyo rero nkunda kumva indirimbo ndyamye nyine nkunda kuzumva mu gitondo ubundi iyihe uhera nko kuyihe mera kuzanjye mera kuzanye iyo wivuyeho iyo nivuyeho rero mba najya kuri YouTube nkareba ngo se umuhanzi ni muntu ki hari umuntu wasohoye indirimbo ubundi indirimbo yose nk'uyu munsi tuvuga urugero zose tuvuge urugero nk'uyu munsi wumvishe yande wasohoye indirimbo uyu munsi mu indirimbo gitondo ntago nigeze numva indirimbo ko ejo ho wari wumvishe iyihe nabwo ntago nari ndi kumva indirimbo umusibe ejo hashize ubundi ntago nigeze numva indirimbo ejo bundi hashize muri hashize studio nabwo ariko ubundi mba muri studio ko ndi gukora kuri EP yanjye mba muri studio njya kuryama gusa EP yawe izaba yitwa nguki EP yanjye ntago ndatangaza izina ry'aka kanya ntago na mentioning avuga ati ni gutya ni izina ariko ndabibabwira vuba ngaho okay reka tujye muri urabizi hip hop is my life urabizi wowe urabizi ibyo urabizi hari ibyo umuntu yatangiriyemo so ubyibuka none se hip hop muri iyi minsi wowe uri kwifata gute hip hop ni fresh muri iyi minsi siye nkunda ukuntu nyine basigaye bashira hamwe hari ukuntu umuziki wageze aho ngaho abaraperi ni bakumvikana cyane ariko ubu ngubu ndabona ko ari ukuntu muri kwihuza nawe kangushiremo muri kwihuza cyane cyane urabona nk'iraboro ya Kalifani cyashye vuba ngaho amaze iminsi asohoye hamwe na Marina hamwe na JC ni fresh ariko JC abirimo JC nawe ari gukora fresh yabigarutsemo neza namubonye ari kumwe na Tom Close na Kalifani Govinda JC namubonye na Green P abaraperi bose kabisa ariko wowe intumbero yawe mani ntago uri kuyimbwira gute intumbero yanjye ubundi muri uyu mwaka no kuvuga ngo muri uyu mwaka ako kantu ahubwo uyu mwaka gatinde uyu mwaka target ufite niyi ya target yanjye y'uyu mwaka no gukora indirimbo mbega no gukora indirimbo buri kwezi nihaye ko nzansora indirimbo kandi kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa gatanu ndakeka bamaze kubona indirimbo zanjye nyinshi Instagram witwa Isam Gihumyo Gihumyo Mushroom mushroom champignon teta Diana ndagushuje champignon hari impamvu tuzaganira kuri icyo kintu cyashaka ikiganiro Nyamagabe yatari so rero ndagira ngo mbereke ngo Isam ari gukora ibintu bya danger muri studio numvisha ibintu byo bikaze cyane nasona indirimbo nshyashya yitwa collabo bajye kuri YouTube kuri platform zose nawo umurebe ziriho kabisa kandi umva ni mwinkorera umuziki cyakoze man bravo kabisa umeze fresh uko wansize niko unsanze oya ukuntu nagusize sibyo ko nta nagusize okay uko wambonye niko mbona oya ukuntu nakubonye bwa mbere siko kimeze so rero icya mbere ni uko ari urukundo rwa music cyane noneho reka nsigarane n'uyu mukanda nzugiye jya mu kazi umukanda nzugi ese ubwo umukanda ni umuntu ukanda urugi igiye kwinjira ni umuntu w'umukire numvaga ameze nk'umuvuza nduru mugonda rutoki umukubita rutoki ukubita ruko so God rero ngira ngo mwasigarana God ngira ngo Isam wamubonye yego mu kanya hari ikibazo wari umubajije yego ngo niye ndirimbo iri kubimukorera cyangwa se ninde muntu uri kubimukorera wowe no wuhe ni yihe umuhanzi uri kunkorera indirimbo nkishima bamwita Holix umunyarwanda yego umuraperi w'umunyarwanda yes warukaga muri studio ryari se Vewe man studio no mu rugo mba ibihari hose studio nyihoramo ahubwo studio itari ya nyini iyo ntahoramo
yes ama amakuru y'urugendo rero bro ikintu cyo nabonye na n'isanda cyagishimangira ufite umubiri uresista byahataye oya ngomba kuwukoresha abana umubiri ugomba gukora ariko ndashimira umuntu witwa The Ben Tiger B ni umwe mu bantu bazamura ibendera ryacu wabibonye noneho ari umuniga wataye icyombo w'umuba akubye n'impanuka bisanzwe mu kazi ni nk'uko wata umutwe byose biba ariko ikintu cya mbere ni uko umuntu agomba guhita anyura ahantu runaka sinzi nimba ubonye studio ukuntu bimeze ariko ikindi man tujye twemera buriya iyo bavuze ngo twemere tujye twemera umuyoboke Imana ajyaho ibihe byose arategura tubyemere wabibonye nuko ibintu byose abantu babonye hariya yariwe ni we subizi ko yagiyeyo mbere se yarya arategura kandi si ubwa mbere agiyeyo n'ubushize ajyanayo tenge na Ben urabyibuka yari muyoboke amajim ni cyo kintu ubonye mu gitaramo cya The Ben cyangwa se kuri The Ben ubwitabire bwinshi na sekirite abonye ukuntu kwinjira bya n'ibisazi akuziko nari nzi ko ngo ndamaji tuvugisha ukuri ivuga nti ntago bakuyoka ntago banyoka cyane ntago banyoka kabisa ariko bazanyoka cyangwa se bigeze kunyoka ariko ubwitabire bwari ahubwo wowe wagiye kubeshya abantu ngo ukora kuri Bukede Kigali News Channel Bukede kwideburi urumva nabonye kwinjira ntabwo byari byoroshye kandi ikintu cya danje nuko nababwiye ngo Tiger B azakubita yuzuze hariya uyu mugoroba ariko none ikintu namukundiye cya danje man yari yambaye brand ya Tiger ifite ameyi kurya kwereka ko nta mikino afite ese amajim iyo ubonye show nkiriya ugafata show wafashe umwanya ukavuga ati ndagiye ngiye Amag the Black ni ikihe kintu nko kuri ya Ben wigiyeho uvuga ati nanjye ubutaha oya Ben narababwiye ngo Ben ni inkingi idasunikika ni urukuta rukaze kuko yari ibyo yakoze kandi tumwubahira tugomba no kumushyigikiraho so njyewe nta kintu nakwigiraho uretse kuvuga ngo congratulation nta kintu wamwigiyeho na kimwigiyeho kuva kera man n'abandi ndabizi tuziranye bakimwigiyeho baririmba nk'injyana ye ariko uzi kuvuga ngo injyana yawe wa Ben ni umuntu wakoze utuntu twiza kandi ikintu cya danje nuko ikintu namukundiye asapotinga n'abandi bahanzi bakiri munsi ye yego nabonye Kevin Kade nabonye hatambukanye umucyo nawe hatambukanye umucyo amuha performance iri full n'ababyinnyi be niki nabonye Element Element arahitinga hari ahantu oya Element yateguye nawe ariko nyine ni byiza kumva ko abahanzi nyarwanda na Uganda bashobora gukora kandi igitaramo kikaba successful hanyuma se hari urumva hari abantu babonye show iriya bari bayirimo urumva abantu abanenga ntibabura oya kunenga ko se nanase muranenga munasibe bariya bantu ra oya baravuga ngo harababyiye cyane ngo oya Kevin Kadari ararimba akazamuka akikubita hasi akahita avuga ati sha mwari mwaranyimye amastage igihe kirekire so rero nabonye nyine ari byiza
ariko hari akantu nabonye ka danje kuba umuntu ari inyuma cyane uzi ko ari urya show kurusha abari imbere. wabibonye nabibonye. urumva iyo tujya kwicara muri VIP cyangwa muri none se wakuzi kwicara muri VIP utari VIP ese niba ibyo ngibyo ni ibintu mama waze kugura amatike ya VIP se kuki twanyuze hasi tutanyuze hejuru oya ntabwo ibyo byakunda ariko byagenze neza. show yari nziza cyane ku bantu ngira ngo bari buze no kuza kubona amashusho ahantu hatandukanye. Igitaramo cyagenze neza cyane ariko yego. hanyuma se ku zindi ngiye hari izindi activities zari zakuzanye ntari nzi nimba nta kintu bitwaye kuki dusangizaho zimwe na zimwe biriya byo kujya ku ma studio. hari muri studio hari n'abantu mukora collaboration zo ntago ni ugutembera tu. ni no mpamvu tuje ubonye igihe tugereye hano duhita twinjira muri stu nkareba ibyo ari byo kuko hari igihe ureba ikintu kikagukumbuza kuba wa recordinga. ariko n'ubundi hano nibyo ndimo kandi uraza kubibona. muri gahunda zari zakujyanye harimo no gusapotinga the band kumitinga n'abandi bahanzi bamwe na bamwe gukorerayo nyine ibikorwa bya music. hari n'ibikoresho nagombaga kugurayo kandi narabiguze. harimo na ngira ngo hari n'umuntu babita abafama n'abaki bano bantu bahinga ahantu hanini cyane. bano ibi ngibi twagiye kuguraho by'amafumbire. hari umuntu mwahuye ngira ngo resultat zishobora kuza. Okay, wenda nyuriyemo abantu gatoya cyane. Nubwo ari wagiye mu rwego rwa muzike mu kirori n'iki ariko n'ubuhinzi ntibabwibagiwe. Ntago nigeze nibagirwa ubuhinzi kuko ziriya fumbire akanyoni katagurutse ziriya fumbire rero zitandukanira he n'izo mu rugo. ziriya ni fumbire mvaruganda ngira ngo wazibonye zimeze nk'amasaro. So rero ziriya zacu wenda nizi nkoko nizi nkavu ni ifumbire nyine zo mu rugo ariko ziriya zo uriya muntu se mwaye musanga muziranye? oya ariko njye ndabaza kandi kubaza bitera kumenya. man uri umwihirinzi kabisa. burya njyewe nkigera ahantu ubundi ngomba guhita amenya ibyo ari byo. wahagurutse hano mu Rwanda uriya muntu mutaziranye? na wapi nagombaga kureba Ben nkanamenya ibindi bintu ku ruhande. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu numvisha nuko nawe ikiganiro yakibonye biriya biganiro tumaze iminsi dukora. ahubwo ikintu cya danje nakwepye green kubera deal nari ndiho yo kujya kureba ibyo bintu nyine nari ngiye mu bindi bisanzwe. iyo nza guhura na green nta nubwo ntago nari kujyayo kuko akunda guciringa cyane kandi nanjye iyo umuntu ari guciringa ngomba guciringa. ngira ngo muri rusange igitaramo cyagenze neza, urugendo cyagenze neza. abantu nabonye baraduhaye ikaze. Yego. Ababimenye ko twahageze. Wabonye wo munyigi umunyigi cyakuze nabonye ziriya nkoko zo nizo muri firigo ntabwo icyanga nawe niba wabyumvise. Ngiye ikintu ahanini ngiye urumva inyama ariko nyine cyane cyane umunyigi warananiye. Oya ariko ubunyobwa nabonye uri mubi cyane. So muri rusange urugendo rwagenze neza, abantu twabonanye twarabonanye, hari n'abantu tutabashije guhura nabo ngira ngo uriya mushoferi uza ko namuhamagara mubwire ngo ntago nishimye. Turaza kubivuga mu ntoza mu inyuma mu gikari. Oya man, nimba utwaye umuntu emera ko umutware ahantu muvuganye, ariko iyo abonye atangiye kuza azana ibiciro byo hejuru kwirukansa abantu kubabwira turi gutinda. Ndashaka kujya hari mpafite mama wacu ati no aturongeraho bajya bareka gukanda inzugi man. Ibyo bintu turaza kugira ngo oya turamuvugisha ariko nta n'impamvu hariga umuntu yabura se yabura shebuja. So dusoze dushimira abantu. Wowe se bimeze bite mwana gadi ngiye bimeze neza. So rero ikintu nababwira nuko
umuhungu wacu cyangwa se umupapa wacu Tiger B yabikoze kabisa, byagenze neza cyane. yabikoze. Tunashimira Muyoboke Alex, tunashimira nawe Ama G The Black wagiyeyo, tunashimira twaraguherekeje. Twagiyeyo. Iby'ubushobozi se byo hari icyo bivuga? Oya, nta kintu nabivugaho. Ni kuriya byari bimeze ma kubivugaho se? Oya, nta bushobozi nshaka kuvugaho. Nimba aricyo ushaka kuvuga, nimba aricyo ufite cyo kuvugaho wakivuga nta bidusoza. Nyine nuko twagezeyo, buriya utinze ahantu wowe warangije kubibona, ndi kubibwira abantu bakurikiye Kigali News Channel, iyo ugumye ahantu ukahatinda ubushobozi niko bugenda buva. Rero iyo ubushobozi buvuyeho, reba fone najyanye kugira ngo ntaza kuhaburira yayindi. Iyo ubushobozi rero bubaye bukeya, ikintu cya mbere cyita kibaho ni uguhita ushaka ukuntu umanuka. Ni ukuvuga ngo muri make hari ibintu tutakoze twagombaga gukora. Iyo utinze ahantu nyine ubushobozi ni nako nabwo bugenda butirimuka. Ama G, yes, dusoza ikiganiro. Yego, murakoze cyane Gadi. Abantu bacu twishimye kuba subscribers, twarangije kugira ibihumbi 50 na magana. Mukomeze rwose mwoka byaramwe, mukore subscribe, n'abandi mwese mutarayikora muduhe na comment, muduhe na like. Hari umuntu witwa Fiona kuri comment wa UG ngazaduteye inkunga. Ahubwo hari undi muntu hari undi muntu waho. Oya, hari undi wa wundi mwavuganye turi Kampala, wa wundi wavuze ngo umuhe nimero zanjye cyangwa umuhe nimero zawe. Inkoko urava hano umpaye nimero ze. Ego, kandi ngira ngo ibintu yambwiye, ngira ngo yarakomeje. Na mu gitondo twigeze kuvuga naho twandikira, nambwira ko buriya yabitangiye, buriya nyine ni kuriya, cyangwa yakunyujeho ubutumwa ntubabungeza. Ndaza kuba nimero yiwe. Wabona umpaye iz'ubundi, kuko nabonaga ufite abantu benshi abazungu. Hari abantu ngira ngo hari n'abantu batwandikiye kuri nimero yacu, sibyo, badusaba guhura, ako bitewe na gahunda nyinshi twari dufite noneho n'igihe gito tutabashije guhura nabo. Ikintu cyo nabonye cyo nuko dukwiye kuzabipanga, tukagenda noneho twabipanze. Yes man, njyewe ikintu cya mbere nashakaga kureba niko The Ben wenda yabonye abafana be nk'ukuntu yabyifuzaga. Nategereje ko arira, umuhungu ni igitsire. Ese hari ikintu cyo kumuriza cyari gihari? Oya, byari byagenze neza. Ngira ngo umusaza akimara kubona abantu avuze ati wagwana. So reka dusoze ikiganiro rero. Izo nimero uzime. Nimero ira muntu none adahita nyiguha. Je narababwiye ngo iyo ntari gukora, ako nawe ujye baha nimero yawe ama kubera 0788 400 519. Waravuze ngo mandi gusaba. Iyo ni nimero. Oya, ntago ari gusaba. Yarambwiye ngo abasabiriza. Gusabiriza se njewe kereka mufashe. Ni ukuvuga ngo urumva iyi nimero narababwiye ngo nyikoresha akazi kenshi man. Yego. Hari kuba nagurisha inkoko, wari ukuba nagurisha Ama G. Buriya nk'umuntu aramutse avuze ngo nkeneye inkoko, ari wenda ari restaurant cyangwa hoteli cyangwa ari boucherie, bitaba bishinzwe nyine wa supplying inkoko, nyine umuntu zose yagusaba zaboneka, cyangwa se nkiyambaza n'abandi bantu dukorana mfite umushinga umwe, ariko n'impaka ndangije aya feri. Gukora firigo, ushobora kumbwira ngo urashaka ko nkukorera firigo Cyangugu, nkaza, ariko ntibivuye ko no wa Nyamagabe nawe wenda namushakira undi muntu tugakora. Man business. Yego. Ese nkabura Ama G, nkabura nkagize nk'umuryango ugutumira
muryango ego runaka uri hariya uri kwizihiza ibintu runaka sibyo bakareba bavuga ati mu bahanzi bose dutumira Ama-G aze aturirimbire hano mu rugo si ubwo naririmbiye nanjye nibyo ngiye kwibaza nko mu ndirimbo yawe ni nk'utuhe wabakubitse ukavuga ati ndabahaye mama be indirimbo nawe sinarimba Nyabarongo sinarimba Uruhinja sinarimba Twarayarangije sinarimba Mama Bebe reka numve sinaririmba Lipstick hari indirimbo sinaririmba Ikiryabarezi hari indirimbo ngo njyewe reka nkwibutse indirimbo uribuka indirimbo Vicenzo indirimbo bayita Itunda hajye sura urukundo Sinyorita numva nakwitesha ni benshi urangaza ntago nayiririmba uyirangije waririmbiye he akira niyo y'urukundo ni y'urukundo nawe zose indirimbo zanjye ubundi ni ufite indirimbo zingahe mfite indirimbo nka 600 nka ntabwo uzi umubare hari abantu bahita bavuga ngo aka gafone ese Ama-G aka telefone nta kumuhanza katurebe uraje ucomeke urebe hariya urebe indi icometse hariya muri Rujama Phones Shop nikoze akumuhanze siko wampamagaye hose ariko ukimwiyemera ntago ari ukwiyemera namenye uwo ndi we ntago ngomba kuza ngo nimba ngo ari akafone gato ngo ntago ni gutya biba bimeze mfite n'indi hari ama wakoze cyane gade ngiyemo Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.